wa kabiri umugaragu w'uwo muntu w'Imana azindutse kare mu gitondo arasohoka abona ingabo n'amafarashi n'amagare bigose uwo mudugudu. Umugaragu abwira shebuja ati biracitse databuja turagira dute? Aramusubiza ati witinya kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Nuko Elisa arasenga ati Uwiteka ndakwinginze muhumura amaso arebe. Nuko Uwiteka amuhumura amaso y'uwo musore arareba, abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare y'umuriro bigose Elisa. Sangabo zigezeyo Elisa yinginga Uwiteka ati ndakwinginze huma amaso y'izi ngabo. Uwiteka yerako azihuma amaso nk'uko Elisa yabisabye. Elisa arazibwira ati iyi si yo nzira kandi uyu si wo mudugudu, nimumurikire ndabageza aho ku muntu mushaka. Nuko azijyana i Samariya. Bageze i Samariya Elisa arasenga ati Uwiteka humura amaso y'izi ngabo zirebe. Nuko Uwiteka azihumura amaso zirareba, zigiye kubona zibona ziri i Samariya hagati. Umwami wa Isirayeli abonye izo ngabo abaza Elisa ati data batsinde aha. Aramusubiza ati wibatsinda aha, mbese abo wanesheje inkota n'umuheto ukabafata mpiri warica? Ahubwo bazanire ibyo kurya n'amazi babishyire imbere barye banywe babone gusubira kwa shebuja. Nuko babatekereshereza ibyo kurya, bamaze kurya no kunywa arabasezerera basubira kwa shebuja. Katsumwa murongo wanyu. Uhereye icyo gihe imitwe y'ingabo y'Abasiriya niyongera gutera igihugu cya Isirayeli mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Nongere garuke ku mutwe w'ijambo abantu umukristo uwariwe wese urwego yaba afite urwarirwo rwose ndavuga bw'itora akwiye gutunga umwuka wera nk'ubutunzi kuko aribwo bumufasha kuba umukristo by'ukuri. Amen. Turi hano muri iki cyumweru twaganiriye ijambo Pentekote twasanze ari ijambo ry'ikigiriki rivuga ku ijambo paratetos. Mu kilatini waba ngo ni avocatus umuburayi. Umuparatekose yari umuntu ufasha mugenzi we kumusobanurira ibimusobye, kumufasha ibintu byitwa kumujyana ku ishuri. Icyo gihe mu Bagiriki uwo byari izina ry'umuntu ryo gufasha umuntu kumusobanurira ibimusobye kandi no kumufasha ibintu byo ku ishuri. Abantu bageze mu ishuri murabizi ko mu ishuri ujya
ubwo arabati rero muri ya minsi 40 twavuze ngo tuyigarukaho turangije iminsi 40 tuganira mbibutsa amagambo ibyo twavuze ibitangaza byakoretse umurimo w'Imana uko wagenze ariko ni ngombwa kongera ati kuko ni ngenda umwuka sasa. Haleluya, amen. Ababwira ijambo rikomeye ati uwo mwuka naramukaje akaza nk'umwavoka. Amen, amen. Azababwira ingingo ibarenge naramukaje akaza nk'umuparatetosi azabafasha abasobanurire ibigiye kubasoba ibigiye kubananira kuko yaravuze mu bice 15 bya Yohana aravuga ngo ntabwo azavuga kubi. Haleluya, amen. Wahubwo azenda ku byanjye abibahe. Amen, ariko ijambo rikomeye ngo n'amayoberane azayasobanura. Yesu ashimwe cyane. Aha rero Pawulo abwira Abaroma mu byo yahishuriwe aravuga ngo umwuka w'Imana niwe uhindura abantu kuba abana b'Imana. Kugira ngo duce akaruhuko kuri ako kanya. Insengero nyinshi urabona ko muri iyi minsi nta muntu w'umupagani wagaragara. Tukuya abantu tunyuranamo bamwe bazamuka bafite Bibiliya abandi batambika bazifite mu nsengero zitandukanye, ariko ikibazo ni uguhinduka umwana w'Imana. Ese aba bantu barahindutse? Ijambo ry'Imana barahindutse, hari n'abaribwiriza tukuya, ariko Imana ishaka iki? Imana irashaka ko aba bantu bamaze kubwirwa ijambo ry'ubugingo bahabwa n'imbaraga zibahindura abana b'Imana. Haleluya, amen. Biragoye kugira ngo wowe ubyifashe, biragoye kugira ngo ubyumve, ariko iyo umwuka yabikumvishije n'otomatik birikora. Nagiye mbona mu rusengero abantu batsindwa n'ijambo ry'Imana. Uhereye kuri njye umunsi wa mbere njya mu rusengero njye niho nabatijwe mu mwuka wera. Bageze mu rusengero umubwiriza anabwiriza neza cyane impamvu ngabo cyane ni uko ibyo yabwirije numvaga avuga ibyanjye nakoze byose. Hanyuma arangije ngira ubwoba, ngize ubwoba muri ubwo bwoba nibwo mwuka wera yamanutse kugira ngo amen. Nashatse kwirukanka ngo ndebe ko nakwisohokera ntaza gupfira muri wa rusengero. Ngiye kuzamura ikirenge numva amazi yuzuye mu birenge, nta muntu wari wasutse n'amazi nawe ubwabo urangije. Hanyuma igihe kigeze aravuga ngo abantu batsinzwe n'urubanza bahaguruka tubasengera. Noneho njyewe ikibazo ninagize abantu ijambo ryari ryaryoye, ariko nkabona abantu buzuzwa, nkabona abantu bavuga ngo amen, nkabona abantu bavuga mu ndimi. Abandi birabya ni abadayimoni tu, ntabwo ari Imana rwose. Imana sivuga ibiri bitumvikana. Hanyuma njyewe ngiye gusenga nihuse mvugana, nubwo nabonye abantu benshi twazanye badahagurutse, numva ngize ikibazo nanga kugenda, ariko umwigisha akoresha amayeri y'ubwigisha bwe arati ushobora kuva aha imodoka iza gukubitira mu muhanda ugapfa, kandi Imana yarikijije ubugingo bwawe. Haleluya, amen. Njyewe narahagurutse ndahagurutse barananseka cyane ndapfukama, ariko ndavuga ngo Mana, biriya bintu byahoze bitigisa abantu, biriya byahoze bavuga n'ibirimi ntari kumva, niba ari umwuka wera koko. Haleluya, amen. Anzeho natanzaho sinzagaruka aha. Amen, amen, amen. Imana iradukunda. Haleluya, amen. Narapfukamye nihana ibyaha mu mutima wanjye, byari ijambo ry'Imana ryahoze ritunga urutoki.
Amina, amina. Oh, haleluya, haleluya. Umwuka wera aramanuka, akimanuka arapfa. Nari ndumwibone ukunda bamuca nshaje. Nari ndumwibone narabaye i Kigali nanjye sikuneneka ibiganza. Nari mfite inweri ku mutwe kugira ngo wumve ko nari inkazi. Nafurishaga koka ku mutwe wanjye kugira ngo umusatsi wanjye utukure. Kandi umwuka wera akora imirimo ikomeye. Oh, haleluya. Reba uwo muntu usa gutyo, umeze gutyo, umwuka wera akamumanukira. Nimwitera. Hanyuma aramfata. Umva, ibyo nirataga bwari ubupataro. Ubu bupataro bwira abahungu bari kugambara bwa shiboke. Twebwe niko twabwitaga ubuganga cyuva muri kwabo. Turakuburangiza. Ngiye baranganiriza bati waruzi n'ibindi. Dusomeye saa ahari umusasi utsibye hazaguruha. Dore abantu bafite ubwibone bagenda bacinya inzogera. Bagenda bavuga byinshi. Bati none urabyemera ko Imana yagusuye kugiriye ubuntu ikaba yakurokoye. Nimubwire ibyo mubwira ndikumva Yesu yantashe. Oh, haleluya. Arambwira bati noneho rero dore wambaye isheni. Ariko isheni ya zahabu. Umva muri 85 nari narayiguze 300. Mfite isheni ya zahabu nambaye kandi hano mu kuguru. Urukundo nari noroshye se. Hanyuma barambwira bati ibingibi ni ukubikuramo. Ibi ntabwo bijyanye n'imyizerere yawe. Kandi nibi Yesu atemera kuko bigukurura ubwibone. Bati iyo misatsi ni ukuyogosha. Umva Imana shaka. Umva hanyuma narabwira ni mwatinze. Batangiye kuyihambulira ku rusengero. Bose uko bari hamwe umusitari. Ariko Imana ishimwe. Oh, haleluya. Yaguhaye kunesha kubw'umwuka we. Amina. Nageze mu rugo nihuse cyane. Ndibuka ko nageze ku kiraro cy'Akara ahantu abakizi ajya kuri Mukungwa. Hanyuma abakobwa twabanaga n'inshuti zanjye banyatatse. Bati twihera ko gashe. Undi ati yihera ko ndabwira icyo nanze. Ntabwo ndagihuta. Birohamuka. Bijyanye bihere nk'amahembe y'inka. Amen. Yese mu rugo iwacu. Sanga papa yamenye ko nagiye gukizwa mu Pentecote. Ararakara afata icyuma ati ngenda kwiyicira mwana wawe. Nasomye Bibiliya irambwira ngo nunyura mu muriro, nunyura mu mazi ntabwo uzagutembana, ntabwo uzaza. Cyo tuza mumene wese ate nudaca namenye kubakije. Awawe. Ndibaza biranyobera. Ati niba utibaza byinshi nakundaga kumwita sinigeze mu inzoga njyewe nari. Aza ni patita batengahe nawa. Ngiye kuyifata mbona umuriro munini cyane uri kugurumana. Haleluya. Amen. Wana bamwe bitani bashoreranye bose bashaka abandi bona zitani bashaka igika. Abandi sengereti bashaka igika. Ndavuga ndi papa nyica barambya. Amen. 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 Baragazumuka wera tuzikomeleho. Umwana w'Imana utabifashijwemo n'imbaraga z'umwuka. Ntiwashobora kurwana urugamba rw'ubukristo ngo ubihagararemo neza utabifashijwemo n'imbaraga z'umwuka. Pawulo rero abwira Abaroma arabwira ati haleluya, ntabwo twahawe umwuka udusubiza mu bubata. Ufite ifuwe kuko wasubiye kumwe
umutera urushinge rutaryana, ngo umuhe ibinini bidasharira, ngo hanyuma akire mu izina rya Yesu. Ariko abanyamasengesho ntabwo bahata. Muziko barabasa umukubita urushinge rutaryana, umukubita ibinini bidasharira, turabyizeye mu izina rya Yesu akire. Oh haleluya! None umbwire urushinge atera umusambanyi ntareke akareka gusambana mu bwoko kandi bibaho. Nabwiye abantu turi muri iki cyumweru, ni njyewe muri 85 maze gukizwa, maze kwakira kuko maze kwakira Yesu. Ikintu nabonye cyarantangaje, uyu munsi mwarakiziruye ayenda babaye, ariko umwuka twaha ntabwo ari uwo kudusubiza ku byo twavuye. Urumva twajyaga gusenga turi 50-60 mu cyumba cy'amasengesho, abakobwa, abahungu, abagabo, abagore, aho wicaye unaniwe ukaryama, undi akaryama, wajya gukanguka ugasanga amabere y'umukobwa mu gituza. Nta muntu wabuze mu mubiri wangerageje. Hanyuma rero uyu munsi aho bibereye akumiro, abantu ngo nta ntegiraraga mu nyama. Niba mwaramuzanye kumutungira ahangaha turagenda iminyaga kubera umwuka wera yarigendeye. Umwuka wera ahari, nta umugabo wagiraga irari, nta musore, nta mukobwa. None abahungu basigaye barabona bari gusengana n'abakobwa, baza gukarabara mu gitondo ngo reka ndebe ukuntu arazamura kuri kiriya kibazo, amaso akareba. Ni umwuka wabaye muke. Igihe umwuka yari ahari ategeka ubugingo bwacu n'ingingo zacu. Haleluya! Uyu yari mushiki wanjye, ndi musaza we, kizira kikaziririza. Mana dufashe cyane. Umwuka wera akora imirimo ikomeye. Amen. Amen. Akakaba ni umufasha. Ijambo yavuze ryarantangaje. Reka mwongere murisome mwumve. Ijambo ryayo wowe uzanyigishe kwisi. Yaravuze mu bice 29 umurongo wa 5. 29 umurongo wa 5 ngo intambwe zanjye zari zaranyuzwe n'amavuta. Urutare kamanza kujya ku mavuta, amavuta n'umwuka we babagira kuvuga ngo utamenye amavuta. Simbizi ko na urutare ni Kristo. Yesu ashimwe cyane. Yahuye n'ibigeragezo abavuga amateka ye mu Kristo, ngo kugeza ubwo Satani yabwiye Imana, ngo abantu b'Imana bari bateranye nka gutya, ngo na Satani arinjira, ngo nuko Imana ibonye Satani yinjiye, ngo nayo yiratayo. Ariko mu rukundo ariko uriya ko n'ibigeragezo byawe bishoboka ko Imana ibifite mu ruhare. Urayenga si kuko ibifite mu ruhare. Yaravuze muri Yeremiya niba ari 7 ngo nzabagerageza mbashongeshe, ubwo ni nabyo ubwoko bwanjye bukuru kawukuririra kumuri, ngo Imana yiratayo. Bigiye Satani uvuye ati yavuye mu isi no kwizerera, namuturije ndati ushaka iki? Ati none se ahubwo tutarangira witegereza umugaragu wanjye yo uburyo akira akirinda ibi. Ngo Satani aravuga ngo ariko Mana ibyo kuvuga ntabwo yo barakiranuka akirinda ibi.
ukize barafu mana we ngo yobu inshuti zirahabu ndetse ngo zijya guhaguruka zigira ku mugore zitari ko umugabo wawe ntabwo yaba yaravanye, umugabo wawe ntabwo yaba yararimanganye, Imana wayikorera. Ejo bundi numvise amagambo hano garancegese kuwa gatanu ntabwo nzabyibaza. Imana yaratubwiye ngo abantu benshi bise kubyo bagize bate kubyo muguki ngo bise kubyo yabavuzeho kuruta ibyo yababujije, ngo nyamara ibyo yatubujije nibyo bizaduhesha kubona ibyo yatuvuze. Ayo magambo yaramfashije. Haleluya, haleluya, amen. Ngo maze bagera kuri uwo mugore batuye umugabo uvuga Imana akayibwiriza akayisenga yamugerageza bene aka kabye ahubwo Imana yaramuhana. Hari abakristo ngo bajya babona abandi mu kigeragezo bati Imana ishimwe kirabijyana cy'Imana, ngo nabo barahari bati ngo abakristo ngo bameze batyo, ngo n'abaririmbyi mu karirimbana ngo nabo barahari na abamenye murandirimbye ndavuga nabo bana basikoye bazi kuririmba, ngo nabo barahari kandi baririmba nawe baririmba n'ijwi rimwe. Hanyuma yabona wahuye n'ikigeragezo akaba oya umugabo yamwanze, ubusanga yamwanze ikigo ko atajya mukubita igice bijya zaza yabyibyo ntuzamenye ko yamwanze. Yawu wicuti ziramugenda ziramuhugura, ibi bintu bivemo, ibi bintu bireke. Ngo yo barabakanira ko bidashoboka. Umugore we bamaze kugenda nawe araza aramuhugura ati yo bashuti bawe bakubwiye wagakumva kandi nta kimana itakweretse yuko ubeshya uri kwisenga. Yiveho niba ari n'Imana yiveho wipfire uko abantu bapfa. Ngo yo baramubwira ati wa mugore nawe waye nk'umwe mu bagore b'abapfapfa ko Imana yaduhaye ibyiza none tugeze mu bibi tuyihaka. Abashyiraho komantere bibilike yagize ishuri ryari biragakeye bavuga ko umugore yamutaye akigenda akagira muto aja kwishakira abandi bagabo. Hanyuma hejuru y'imbaraga z'Imana zari ziri muri yo imbaraga z'umwuka wera. Oh haleluya, ngo yabu ngo ari jameze muri 42 ariko njyewe ntabwo ndakuvaho kuko nzi ko ushobora byose, uzi ko nta n'ikibasha kurogoya imigambi yawe yose. Icya mbere niba nishimisha uburyo bwacya mu gitondo ngo hongera nkagira umubiri wanjye. Uyu mugore yanawe ariko mwishuri tuzagera nta bagore dufite. Oh haleluya, abana bagiye mu ijuru uzabasangayo. Ntabwo yaba yigeraga ngo uzaba abandi bantu yara umuntu nka nawe abana bagiye mu ijuru sifite kibazo narabashingiye zabasangayo. Amina, amina. Imana imaze kumukubira zancuro muzi ubyaratuze abantu baramusanga bati yo we ibi bintu wewe wabifashijwe muri ari igihe umuntu ageragezwa wamubona cyangwa yaguha ngo cyose ntahanda zibase ibi bintu abifashijwe muri ngo yo baravuga ati njyewe intambwe zanjye. Oh haleluya, oh haleluya, burya intambwe zanjye
ugomba kudufasha mu bihe byacu byose. Nafashe iri jambo riri mu Bami kabana maze kujya kurana amavuta gakeke. Abantu bazi amavuta y'inka baba kuri kiganza turebe amavuta y'inka, yego abayariyeho abariye amavuta y'inka araryoha cyangwa ntabwo aryoha? Ubwo se ugereranije n'andi mavuta yose wariye niyo aryoha cyangwa ntabwo aryoha? Niyo aryoha? Niko nimumurikira mu nyuma uriya ari kumbwira ngo akurikije andi mavuta yose yariye amavuta y'inka niyo aryoha. Ababyemera baramureka ibiganza turebe. Ayo manu wayahagarukara ayo wayaha uzagera kumuha ibiryo amenya ko ari wewe wabimuhaye cyagiye ntabe yakongera kubirya. Ariko reka mbabwire ubushakashatsi bwakoze amavuta y'inka niyo mavuta ya mbere aryo. Reka ntabwo wanyagakeye nayo mavuta. Ikibazo kiriho ni ukuyarya utayazi, ni ukuyarya uko ataribwa, ni ukurya ayo mavuta uyitiranya ko ari amavuta ageze igihe cyo kuribwa atagezeho. Turi kujya kaba akantu gatoya idenoye. Icya mbere kugira ngo ubone ari amavuta y'inka ufata amata. Wamara gufata amata ababyeyi bacunze bakagenda bagasasahana karago, bamara gusasa karago bakazana igisabo bagacunda yama. Ikintu cya mbere mwumve mumurikire cyane cyo nagambiriye kuvuga. Ikintu cya mbere kikubwira ko aho hantu bahacundiye amata baba bahashashe utunyatsi twiza bagashyiraho n'akarago. Turi kujyana hanyuma ikindi cya kabiri uhasanga ubushishi, ugahasanga isazi zaje gutora ibyatarukiye hasi. Mwamurikiye neza? Iyo birangiye bafata y'amavuta avuye kuko icyo gihe barayacenca bakavanamo amacunde bakayatandukanya n'amavuta. Ntabwo bahita bayarya, ushobora kuba warariye ayo ngayo akakubira. Hanyuma rata bafata y'amavuta bagakora icyo bita kuyakubita. Kugira ute? Mwese kugira ute? Barayafata bakayaraza mu mazi. Nubwo bayacunze wowe ukibwira ngo yayonga, oya kwa kuyacunda bashaka kuyavanamo icyitwa uduta twose bayaraza mu mazi. Bamara kuyaraza mu mazi bakayakubita. Icyo nshaka kuvuga niba warahawe imbaraga z'umwuka we, haleluya, ariyo mavuta mbese barayakubise bakayafata bakayakubita. Bamara kuyakubita agasigara n'amavuta nyayo yatandukanye n'icyitwa amata cyose. Yego hari igihe ureba umuntu ukamuti uracyafite amashereka wowe umuntu ntagira uracyafite amashereka sha acyari ubuhinga kadogo. Uriya no mu gakiza tukwiriye gukura. Haleluya, haleluya. Barayafata rero y'amata bamaze gukubita bakayabumbabumba neza. Bamara kuyabumbabumba neza bakagenda bagashaka umuravumba. Umuravumba murawuzi? Abazi umuravumba? Sawa. Bagafata umuravumba bakagenda bagategura neza aho bagiye kurindirira ko amavuta yabo akura, kuko amavuta ayibwa ni amavuta akuze.
nta sazi n'imwe ishobora kugera ahantu hari amavuta gusa. Aho ihageze irapfa. Iyo agashishiri gatambuka kakahumurirwa y'amavuta gusa karapfa. Kugira ngo bene we impamvu weho nk'umukobwa w'umudiyakoni wowe w'umuririmbi umusore amuhunahunaho ntapfe ntabwo ufite amavuta gusa. Umukristo ufite amavuta gusa, haleluya, aba badayimoni b'ubuhehesi bakikumva gusa, bakikubona ubahumuriye, aba badayimoni barapfa. Komera amashyi Yesu. Amen. Nyuma y'amezi atandatu n'ikindi gihe kigeretseho kuba gishaka bakarura amavuta bakarya. Ayo mavuta iyo yahiye ayandi mavuta warya. Amen. Kandi ndekera aho ngaho kirabona yuko turabatera. None se niba babimenyaho niba babwirizira turanyuraho. Yibwiraga ngo na Isirayeli hari harimo uwitwa Elisa. Oh haleluya. Ufite amavuta kuze. Amina. Umukristo agomba gutunga imbaraga z'umwuka wera. Ni itegeko kibazo abantu bakeneye gutunga amafaranga gusumba umwuka we. Bakeneye gutaha ngo umwe muri bo ako kantu karandeje. Umwe muri bo babanye Misiriya. Abo ati databuja ntawe utuvamo. Bari abantu ntabwo basanzwe. Bafite agahungu kitwa Elisa. Haleluya. Oh haleluya. Umwuka wako ntabwo asanzwe. Aranayishurira ngo tuzanyura nawe. Narabikurira ngo bajye kuzana nde? Uraje kuzana Imana we? Imana urayifatisha iki? Urayiza kuyizirika se? Haleluya. Ngo barahaguruka baragenda. Ngo bagerayo. Ngo baraye ijoro ryose. Uzasoma Bibiliya. Ngo baraye ijoro ryose bari guhingana. Ngo bazagera kuri uwo musozi. Hanyuma umugaragu wa Elisa we yari umunyamubiri. Cyangwa ngo aratabaza umurongo wa 15 ngo biracitse turagira umva akababwira abakristo iyo umuntu afite watunze amavuta gusa abantu ubaye ikindi giti kiguteye ubwoba bafite bati niba babatego z'abafiliki z'abasiriya zaje batego n'upiga verisa ntabwo utaza kuzireba isanga ufite amavuta gusa yorari none sibyo yaramwishuriye n'ibyo ngibyo bitangiye baramubwira ati bare hanyuma ngo bati wa mugabo we ntabwo turagera ahantu Elisa ni ahangaha ko twaje turi kubariza bakaba turagiye oya mwayobye mumurikire mwayobye bati muze mumurikire bagezaho Elisa bati tubonye kadogo ko kuja kuturangira aho Elisa ageze ate yarinde ngo baramukurikira abasikana agenda kumuraho babaye abakureri bande ariko kugira ngo babaye abakureri bande Elisa akavuga ati ndakomye. Haleluya. Ako kanya misagira ingabo tugende baragenda ngo bagere ku mwami wa Isirayeli. Umwami wa Isirayeli mukubona yusiye Elisa binari Elisa izigama bamwanya bati Elisa araduhindutse se koko cyane cyane Elisa ni uzanye ingabo reka mubaze ngaho Elisa ubu Imana isitugamije kwazitsinda mwamuriye Imana isituwaye kandi yarategereje nimumva bari bafite ubwoba turukujyana yumva ko Elisa yamuvuyemo akazana ingabo ahubwo kugira ngo bajye gute babwice. Ngo Elisa aramubwira ati ntabwo twazitsinda twazifashe. Haleluya. Oh haleluya. Twazifashe ni ahubwo reka mwereke Mana humura amaso y'izingabo zimenya aho zigeze
zimenya abo turiho. Ari mu abantu bajya batwitiranya. Yesu ashimwe. Zihumure. Abana zirakamye. Usigiye kwibona. Zibona ziri kwitira imbere y'umwami wa Israeli. Bati hasi intwaro. Baradupasa babako. Amashi kwa Yesu. Amina, amina, amina. Ati ngaho wicara. Baricara. Imbunda zabo, intwaro zabo zishaje. Muremeye? Ati turemeye. Mwayamanitse bati twayamanitse mu bwari. Aho batekereje. Ariko kugira ngo umuntu ufite amavuta nicyo kikubuguye. Umuntu yaraje kukwica. Umuntu yaraje kugufata miri. None bamutekere? Bamutekere? Ari abantu muri twebwe banze kubabarira. Umva Elisa kubera ya mavuta. Babatekere? Mwami aba bantu bande kandi barye neza. Amena. Niba mara kurya ubasezerere basubire kwa shefu. Utagira n'umukora. Ariko Imana ngaya amashimwe we. Owana bakaje barakeba gusa. Elisa tibikeba gusa. Aha ngaha twebwe dufite kuvuga. Haleluya. Amen. Ntabwo tuhanye na mwiriye. Murye babongeze mwiyongeze. Mwiyongeze rwose bariyongeza bararya wamaze kurya ati ngaho. Uri muntu n'intwaro ye arayifata. Are iwaye amashi kwa Yesu. Amen. Ibira yavuze ngo na bugingo n'ubu nta Musiriya wo guteruza. Barangije n'ubu ufite amavuta y'umwuka wera. Na bugingo n'ubu nejo ubu nta mudayimoni wo guteruza Kristo w'umufita. Oni kumutwe dusenga Imana. Uzituga birema yemenetsukizwe n'abarwa nabo bakurengera. Mana yacu woherezu mwuka wawe mu mitima yacu twese uzurizi isezerano. Reka mwarimu atutambira igitambo dusabire Imana imbabazi. Bari bacitse intege bari muri biracitse kandi ufite amavuta nta biracitse. Imana ifite ingabo n'ibindi kurikirane mu izina rya Yesu Kristo. Urwanya ibiturwanya, uhinga ibiduhinga, ibyaduciranye ubiciranye, wirukana imbaraga z'ibyaha, hanyuma wimika imbaraga z'umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo. Kandi kubwira ijambo Elisa yahumye amaso za zirangabo, nawe gira ibyo uduhumira amaso. Huma amaso ubukene, huma amaso uburwayi, huma amaso abatayimoni, ibyari bidukurikiye bihuma amaso. Haleluya, haleluya. Uburwayi bukomeye ubuhuma amaso muri iri teraniro. Imana niriserukiremo, ikiza abarwayi, igaburira abashonji mu izina rya Yesu Kristo binyuze mu ijambo ryawe. Ayo mazi, izo mbaraga z'umwuka wera niziboneke mu gashangiro, ziboneke mu bashyitsi, kandi wabarira abagize intege nkeya mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo aho tugiye kwirirwa aya magambo umwuka yakurikirane. Umugisha umwigisha n'abigishwa b'umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Twibwira uti mwayobye ibyo bibazo, bibwira uti mwayobye ayo madeni, yabwira uti mwayobye. Haracyari ibyiringiro y'uko akora imirimo ikomeye. Haleluya. Nkunda Zaburi y'ijana na 24 iravuga ngo iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu,
ariko abisirayeli bavuga none iyaba Uwiteka atari wari uri mu ruhande rwacu. ubwo Imana ishimwe ko itadutanze ngo tube umuhigo w'amenyo y'abanzi ba izina ry'Uwiteka nirihimbaze. Bibagirwa iby'inshingano ariko natanga amatangazo tugataha kuko ufashijwe na n'ubundi arataha. na 4 194 Imana ibahe. Ibi biturisho byombi birajyamo icya 10 ku bantu bari muri uru ruhande, hanyuma hano hajyamo icya 10 ku bantu bari muri uru ruhande, hariya hajyamo ituro